guys, tubahaye ikaze kuri on assignment. Uyu ni wa mwanya dusangira tugahugurana ku ijambo ry'Imana cyakumenya Yesu Kristo. Uyu munsi twakoze urugendo rwo mu muhanda aho twagerageje gusangira uko dufata Yesu Kristo cyangwa uko tumuzi. Bavandimwe tubasabye kubana natwe dushimira abakoze subscribe ndetse n'abatarayikora tubabwira mukandeho. Thank you mubane natwe. Mu Kristo. Yesu Kristo mufata nk'iki mu buzima bwawe? Yesu Kristo mufata nk'umuntu waremejwe n'isi akarema abantu akabashyira ku isi. Ni ikintu gikomeye dufata mu buzima bwacu. Hanyuma se nicyo wabwira umuntu ushaka kumumenya ariko utarabigeraho cyangwa ubigerageza ariko bikanga ushaka gukizwa muri makeya? Ikintu nabwira umuntu ushaka gukizwa, namubwira ko iyo ushaka gukizwa urasenga ukamenya ko Yesu ababonye Yesu abamukojejeho intoki bakamenya ko nawe wamukozaho intoki nubwo uri umunyabyaha. Yesu yaje gukiza abanyabyaha. Akoze cyane Imana muraho neza. Uri umukristo? Ndi umukristo cyane. Yesu Kristo mufata nk'iki kuri wowe? Yesu Kristo mufata nk'umwami n'umukiza wanjye kandi akaba yarancunguye ku musaraba i Golgotha. Nicyo wabwira umuntu utaramumenya cyangwa utarakizwa? Ikintu nabwira abantu batarakira Yesu cyangwa se bataramumenya, biragoye cyane, bari mu isi y'umwijima. Nabagira inama yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo akababera umucunguzi. Murakoze cyane. Nshaka kubaza Yesu Kristo mufata nk'andi mu buzima bwawe cyangwa umuzi? Yesu Kristo nyine yadufashe ubuzima ni nk'ikihe kintu kimwe yagukoreye udashobora kwibagirwa mu buzima bwawe? Kimwe yahambira hasi kugeza hejuru kugeza ahangaha mbese ni Amen. Imana imuhe. neza makuru. Witwa nde? Ni Emmanuel Turatsinze. Wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza? Ndamwizera umwami n'umukiza. Uduterana ku cyumweru? Ndaterana. Uteranira hehe bitakugoye? Neranira mu barokore. Uri umurokore. Ni ikihe kintu wabwira abantu batarakizwa cyangwa batabona amahirwe yo kujya guterana? Nicyo wabasangiza? Icyo nabasangiza, gukizwa ni byiza kandi guterana ni byiza, bituma umuntu atekereza neza ndetse nyine ukumva umurongo mwiza, akaba ari umwana w'Imana, Imana ikakwitaho. Amazina mvuga naho nizerera nitwa Aletia Mukabaranga. Umwizera w'itorero ry'Abatisite umunsi wa kabiri nsengera i Nyamata. Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ubundi ukivuga Yesu Kristo navuga ngo byose ni urugero, kuko iyo ufite Kristo uba ufite byose. Wenda reka ntangirire mu itangiriro. Nimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo reka tureme umuntu, byonyine ucyumva iryo jambo ngo reka tureme iki umuntu, uhita wumva ko ababivugaga barenze umwe, sibyo? Ariho twumva Imana Data, Imana Umwana, Imana Umwuka Wera. Uwo mwana rero niwe Kristo. Kristo rero kuri jyewe ni byose kuri jye, ndamwemera. Ikirenze kuri ibyo ngibyo turabana. Ni nk'iyihe nyungu iba mu guterana kurusha kudaterana? Kuko hari abantu bavuga ngo arakijijwe ariko ntaterana. Ni iyihe tandukaniro riri aho umuntu yaterana mu isabato? Reka nkahe urugero rutoya. Nimba uzi
amashyiga urayazi, gucana inkwi mu mashyiga urabizi, ushobora kuba utabizi ariko ndabigusobanurira. Iyo ufashe inkwi ebyiri zumye ugashyira hagati urundi urukwi rumwe rutumye, za zindi ebyiri zikongeza rumwe rutari rugize gute rwuma, sibyo? Biba bimeze rero nk'umukristo. Umukristo iyo afite intege akajya mu rusengero agasanga hari abandi bamukikije bafite umwuka mwinshi, bavuga, basenga, hari abakunda kuririmba, hari abakunda gusenga, hari abakunda wa wundi uje ari mu ntege afinini cyangwa adakomeye mu buryo bwa gikristo, ahura na ba bandi nabo bakashobora kumukongeza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bikaba ari amahirwe rero y'umuntu ugera mu rusengero kuruta wa wundi utagera hehe ku rusengero. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo tugire guterana kwera. Ijambo ryose riba ryaranditswe muri Bibiliya riba rifite impamvu, cyangwa kizi ndanacyizera. Nimba guterana kwera ushobora kuhagirira ibikomere, ariko purusa nyinshi narahamya nashidikanya iyo uzi icyahakuzanye urahakirwa kurenza kuhababarira, sibyo? Mu gihe iyo ugiye mu byo hanze uvuga uti n'ubundi insengero zaranduye, abazirimo se bo bameze bate, uba winjiye muri dosiye itari iyawe, kuko guca urubanza nuko nukandakora twese, sibyo? Ahubwo gira umwete wo guterana kwera, uhure n'abandi ureke kuvuga ngo hanyuma wenda ikindi nakongeraho, wowe nta bibiri ufite ariko jya kenshi ndayigendana. Muze kureba muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 27, niryo somo ndimo akenshi ngenderaho. Akenshi muri iyi minsi haranditse ngo yewe Yakobo Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Ese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi ntirambirwa, ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka, niyiha intege babandi barambiwe mu rugo, babandi barambiwe ku rusengero, kuyegera niyo igira ite iguha intege abarambiwe, kandi utibashishije ngo inongera n'iki imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose. Ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda naho neza bakubwira itore ukoreramo. Twavuye cyane uyu munsi, Yesu Kristo umufata nk'iki mu buzima? ese ko ari igice kigize nicyo wabwira umuntu uhora arwana no kumwegera cyangwa no kumumenya cyangwa no gukizwa ariko bikanga? ikintu namubwira ni ukumufata agerageza ntabicike intege kandi agasenga.